mushiki wacu mwiza bigendere karame mushiki wacu mwiza ni motari nya ntago ngenda nguhamagaye hano nshaka kukurangisha wabivuze ntiyibeshye ko Imana igubwiza ukavidura ubwonko kandi umwanya umukobwa mwiza atamuri makiyaje yakawutaye mu gushaka ubumenyi warubono we uneshi mugenza nyara ngo mbaze umboyemo gugo nabyo kwihangana nuko niwe muntu wakumva iryo jambo arubwo ubona ndiwe nahore ujye ucunga yicaye mu ntebe handi ari mararuka ujye n'umubwirizo za mwiyanga kuko niwe ninkanya bwo bakumva ibyo reba ujye gutuma icyatamwe niriye nanze gufata nyifata Jesus Christ of Nazareth. none se mota ubu kuko ntiwakwihangana ukamfasha ukambwira ahantu turi uko hitwa Guki iki 1,400 basinyaguhe ntabwo busa n'umurosha yende yahise gutwaye niba afiti urabona igihe nahereye nkwingi ngo wanze kumva nkaho ndi umubyeyi wawe turi Masaka none se ko wari umbwiye ko ari Nyamirambo abura kuba Nyamirambo gutara umurambo nkaho ugenda warushega bo niba bakurangiye urambaza mi umutwe nk'ubw'ibende namagaye kugira ngo urangire karangira imbu ryirangiye Yesu ariko nanjye wari kuntwara umva se none kutangiye kuba umukobwa mwiza ntitwavuga hehe aho bitiremera aho ni icyata yatse 700 yanga shawo rwose n'ubuso bwamenye n'ubukigura 700 niba kuva Nyamirambo kugera Nyamirambo twari 700 hano ni Nyamirambo wambwiye ko ari Masaka